Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Mucyo tuzirikane iyi vanjiri ntagatifu yo kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 14 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Ni ivanjiri ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 18 kugera ku wa 26. Igihe Yezu yari akibwira abigishwa ba Yohani, umutware aramwegera amupfukama imbere, amubwira ati umukobwa wanjye amaze gupfa, ngwino umuramburireho ikiganza arakira. Yezu arahaguruka, aramukurikira n'abigishwa be. Nuko umugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso amuturuka inyuma, akora ku ncunda z'igishura cye, kuko yibwiraga ati mpfa gusa gukora ku gishura cye ngakira. Yezu akebutse aramurabukwa, aravuga ati humura mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya umugore arakira. Yezu ageze mu rugo rw'umutware, abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baborogaga. Aravuga ati nimuhave, uwo mukobwa ntiyapfuye, arasinziriye. Nuko baramuseka. Bamaze gusohora abo bantu, arinjira, amufata ukuboko, maze umukobwa arahaguruka. Iyo nkuru isakara muri icyo gihugu cyose. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe mudukurikira kuri channel ya YouTube Ibanga ry'Ukwemera, namwe mwese mushakashakana Imana umutima utaryarya, mugire amahoro y'Imana. Icyo dusanga muri iyi vanjiri ni uko burya ukwemera gukomeye n'amizero dushyira muri Nyagasani bishobora kunyeganyeza umutima w'Imana. Ukwemera kutajegajega ndetse n'icyizere tugirira Imana bishobora gukora ku mutima w'Imana, Imana ubwayo ikagira ikidukorera. Kandi ni mu gihe Yezu Kristo yarabivuze ati nimusabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushakashake muzaronka. Kandi yabivuze adashobora kutuyobya kandi adashobora kuyoba. Niyo mpamvu uko kwemera turimo kuvuga ariko kwaranze uriya mutegetsi, umutware rwose, ndetse wari ufite amaboko, afite iby'ibanze, ndetse agaragiwe, ari umukire, ariko yabonye ko nawe hari ibyo adashobora. Ubwo umwana w'umukobwa yaramaze kwitaba Imana, yaravuze ati hano rwose nta bushobozi mfite amafaranga, mfite byose by'ibanze, ariko si mfite ubugingo bw'iteka. Ntago ari njye nshobora kuzura umuntu, si njye nshobora gusubiza ubuzima uwabubuze. Nguko uko mu kwemera gukomeye yagiye arashogoshera, yegera Yezu, arapfukama, avuga ati umwana wanjye amaze gupfa, ngwino rwose umuramburireho ikiganza arakira. Azi ko Yezu Kristo afite ububasha ku bazima no ku bapfuye. Ntabwo ububasha bwa Yezu bugarukira ku bazima gusa, ku bagihagaze, ahubwo ububasha bwe burenga imva bukagarura mu buzima uwapfuye. Niyo mpamvu uyu mutegetsi yavuze ati ngwino uragira icyo ukora, nzi ko aho njye ntashoboye kandi ntashobotse, wowe ushoboye kandi ushobotse, ngwino ugira icyo ukora. Ako kanya nanone haza wa mugore waviriraga amaraso, nawe aravuga ati mpfa gukora gusa kuri we, sinkwiriye ko njye yamvugisha, sinkwiriye ko yampa inyigisho, sinkwiriye ko yandamburaho ibiganza, ahubwo gusa njye nimukoraho ku myambaro ye, sinshobora no gukora ku mubiri we, imyambaro ye ndakira nta kabuza. Uko nako ari ukwemera gukomeye. Kuri uriya wa mbere, uriya mutware, twakuramo inyigisho y'uko gusabira abandi bigira agaciro. Ntabwo uwo mwana wari wapfuye ari we wisabiye, ahubwo ni se, papa we niwe wamusabiye. Isengesho duturira abandi, uko dusabira abandi bigira akamaro, twaba dusabiye abazima, twaba dusabira abapfuye. Tubikomereho, twoye gusa kwireba no kwisabira, ahubwo tujye tuzirikana abandi, babandi bitabye Imana, cyane cyane abadafite ababasabira, cyangwa se ababafite ariko batemera agaciro ko gusabira uwitabye Imana. Babandi bazi ko uwapfuye barangije ake, ko Imana inyuma y'urupfu ntacyo yakora, ko ntacyo yahindura. Abo bose abadafite abo basabira, tujye tubasabira, twebwe twemera izuka, twebwe twemera ko na nyuma y'ubu buzima ko Yezu ashobora byose, ko akomeza gukiza. Ikindi kandi uriya mugore atwigishe gushakashaka Yezu Kristo.
Twebwe ntabwo dukora gusa ku myambaro ye, ahubwo twe dukora ku mubiri we, bikarenga kuwukoraho tukawakira mu biganza byacu, tukawakira mu kanwa kacu, mu rurimi rwacu, agaturiza muri twe mu mutima wacu. Twe ntitumukoraho, ahubwo ni we udukoraho akanatwiha, akadukiza. Duterwe ishema no guhabwa neza kandi kenshi Yezu Kristo muri Ukarisitiya ntagatifu, kuko umukozeho, umuhawe, nta kabuza arakira. Yezu ubishatse wankiza, kuko uri muzima kandi ugakiza. Ubu ni iteka ryose. Amina.